Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabifuriza pasika nziza ku bantu bayizihiza. Yesu wacu nashimwe. Kandi nkomeje gushishikariza abantu gukora subscribe, nanabashimira abayikoze, abasharinga ijambo ry'Imana ndetse n'abaduhamagara baduha ibitekerezo. Imana yo mu ijuru itajya yibagirwa imirimo ibahe imigisha myinshi. Haleluya. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Turacyari mu bihe bya Pasika rero, turacyari mu bihe byo kwizihiza izuka rya Yesu Kristo. Ese ku bakristo izuka rya Yesu Kristo ridufasha iki? Ritwibutsa iki muri uru rugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru? Reka rero duce bugufi dusenga Imana kugira ngo Imana nayo yururuke izibane natwe kandi tuyihe ikaze na karibu, hanyuma twinjire mu ijambo. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye ko uri umurengezi mwiza, tugushimiye ko uri umutabazi, tugushimiye urukundo rwawe udukunda, tugushimiye ko wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo agapfa ku bwacu, agapfa agahambwa, ku munsi wa gatatu akazuka. Byari urukundo dukunda, byari kugira ngo twiyunge nawe Uwiteka Imana. Turagushimiye rero kubw'icyo kiguzi watanze ku bwacu, ku bw'abana bawe ukunda. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rigire aho rikura ndetse n'aho rigeza abantu, abakunzi ba Ruyenzi TV bagiye kuryumva. Kandi nanjye ugiye kuribagezaho, reka nkubere mikoro wirangururire nk'Imana kugira ngo ubwoko bwawe ububwire icyo ubwifuzaho. Tuguhaye ikaze na karibu Uwiteka Imana, tuguhaye ikaze na karibu Kristo mwiza, tuguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera. Amina. Yesu nashimwe. Tusome ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo 28 umurongo wa 5. Umutwe w'amagambo uravuze ngo kuzuka kwa Yesu. Ese nabanje kubaza ikibazo, ese kuzuka kwa Yesu ku bakristo hari ikintu byaba bitumariye? Hari icyo bidufasha twebwe nk'abakristo? Reka dusome ijambo hanyuma twinjire mu mwanya waryo. Umutwe wa 28 umurongo wa 5 uravuze ngo, ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yararyamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa yuko yazutse kandi azababanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Amina. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nkomeje kubifuriza Pasika nziza. Ese ku mukristo Pasika, kuzuka kwa Yesu bidufasha iki? Bitumariye iki? Rero njyewe ku bwanjye kuzuka kwa Yesu hari icyo ngomba kubyumvamo. Kuzuka ni ugupfa ku byaha. Yesu nashimwe. Gupfa ku byaha ukazukana na Kristo. Ese Yesu yazukiye mu mitima yacu? Ese Yesu azuka yasanze imitima yacu ikeye? Mureke tureke kujya duhora tugendera mu bigare. Twizihize Pasika. Yego ni byiza kwizihiza izuka rya Yesu, ni byiza kandi ni iby'igiciro, ariko se Yesu azukiye mu mutima umeze gute? Yesu wacu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero njyewe nk'umukristo nakababwiye yuko kuzuka kwa Kristo ntabwo ari kwa kundi tugomba kwirirwa twinezeza, ntabwo ari kwa kundi tugomba gukoresha iminsi mikuru. Ni byiza kuba bifite, ni byiza, ariko se imitima Kristo azukiyemo ni imitima imeze gute? Kristo ashaka imitima ikeye, Kristo ashaka imitima itarimo icyaha, Kristo ashaka imitima itarimo urwangano, Kristo ashaka kuzukira mu mutima ukeye. Nk'uko dukunda isuku, na Yesu wacu akunda isuku. Yesu nashimwe. Imana yacu yatanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo
kugira ngo adupfire tubabarirwe ibyaha byacu, kugira ngo twiyunge n'Imana. Ntago twari abo gukundwa n'Imana kubw'ibyaha byacu, kubw'ibicumuro byacu, kubw'ibyaha by'abasekuruza bacu, ariko Imana irareba iravuga ati se aba bantu kugira ngo mbacungure bizagenda gute? Yemera gutanga umwana wayo Kristo, araza ku isi, mwese murabizi, arababazwa, aheka umusaraba, arakubitwa, aracunaguzwa, akorerwa iyicarubozo rirenze, ariko kugira ngo twebwe abantu dukunde dukire ibyaha byacu. Ava amaraso ku bwacu, aterwa ikamba ry'amahwa ku bwacu, akubitwa inkoni ku bwacu ku bw'ibyaha byacu, ndetse aheka n'imisaraba ku bw'ibyaha byacu, kubera urukundo Imana yacu dukunda, kubera urukundo Kristo wacu adukunda. Rero bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri nimureke natwe Kristo Imana yacu tuyigaragarize urukundo yadukunze, ubwo yemeraga gutanga umwana wayo w'ikinege. Yesu wacu nashimwe. Yesu yarazutse, ndetse azukana icyubahiro, azukana imbaraga, yageze ikuzimu, azamukana imfunguzo, azaka Satani. Yesu nashimwe, kandi Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Rero nimureke tuve mu byaha, tuve mu bidafite umumaro, tuve mu bintu byadutandukanya n'Imana yacu, tureke gusubiza Kristo ku musaraba, kuko buriya iyo ukoze icyaha uba ushubije Kristo wacu ku musaraba, iyo usambanye uba ushubije Kristo ku musaraba, iyo ugambanye uba ushubije Kristo ku musaraba, yewe n'iyo udakunze mugenzi wawe burya uba ushubije Kristo ku musaraba, kuko Imana yacu ni urukundo, kandi n'abayisenga bagomba kuyisenga mu kuri no mu rukundo. Yesu nashimwe, kandi Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Nimureke tugire urukundo muri twebwe, twiyambure igomwa iryo ari ryo ryose ryadutandukanya n'Imana yacu. Ni ukuri tureke ibyaha, kuko ibyaha ni bibi, ibyaha bidusukumira mu rupfu, ibyaha bidusukumira, bitujyana mu magorwa, ibyaha bitujyana ahantu habi. Yesu nashimwe. Rero ndizera ko abakristo bose Kristo yazukiye mu mitima itunganye. Yesu wacu nashimwe, kuko nta kuntu Kristo yaba yarahuye n'ibyo bizazane byose, yaza kukureba, yaremeye arapfa, yarakubiswe, arabambwa, aratukwa, arakubitwa ku bwanjye, ku bwawe, ku bw'uriya. Rero natwe twagakwiye kwisuzuma, tukavuga se tugasaba Imana imbaraga, kuko ni ibintu bikomeye. Uru rugendo tujyamo rwo mu gihugu cyo mu ijuru ni urugendo rukomeye, ni urugendo duhuramo n'ibigeragezo, ni urugendo duhuramo n'amahwa y'imifatangwe, ni inzira igoye, ariko nk'umukristo agomba kwihangana agacamo, kuko imbere ni heza, imbere tuzagera mu gihugu cyo mu ijuru, kuko burya icya mbere ni ubugingo. Yesu wacu nashimwe. Rero bakristo bene data, mureke Kristo ye kuzuka ku munwa gusa, ye kuzuka mu bikorwa gusa, ahubwo azukire mu mitima yacu, imitima yacu ikeye, imitima yacu imukunda, imitima yacu ikunda mugenzi wacu, imitima yacu ikunda umuturanyi, imitima yacu ikunda umuvandimwe, imitima yacu irimo ukuri, itarimo kuriganya, imitima yacu itarimo ubusambanyi, imitima yacu itarimo ibyaha. Kristo azukire ahantu heza, ahantu hari isuku, ahantu hasa neza. Yesu wacu nashimwe, kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero kuri njyewe numva Pasika ari izuka rya Yesu, ariko akazukira mu mitima ikeye, akazukira mu mitima yihannye icyaha. Mureke twihane ibyaha byacu byose, mureke tuve mu bidafite umumaro, mureke dutumbire Kristo wenyine, dutumbire Imana yonyine, kuko Imana yacu iradukunda, kuko iyo iza kuba itadukunda ntabwo iba yaraduhaye umwana wayo ngo ahure n'ibiriya bigeragezo byose, ahure na buriya bubabare bwose, agere no mu rupfu. Yesu nashimwe. Byari urukundo Imana yacu idukunda, byari urukundo Kristo wacu adukunda, kubera ko yemeye kuba umuntu, yemera kuza guhura n'ibigeragezo byo muri iyi si, kandi yari afite imbaraga n'ubushobozi bwatuma ibyo byose bitamugeraho, ariko aremera aca bugufi, yubaha Imana yacu, ndetse natwe aradukunda, ndetse aranatwubaha, aradupfira kugira ngo ibyaha byacu bibe bivuyeho. Ariko
nimureke rero tureke gukomeza kumusubiza ku musaraba dukora ibyaha, dukora ibyangwa n'Imana, dukore ibyiza kugira ngo Yesu wacu yishime, kugira ngo Yesu wacu abone ko atigeze aruhira ubusa, ahubwo yaruhiye abantu nabo bamukunda, abantu bamwubaha kandi abantu bamwumvira. Haleluya! Yesu wacu nashimwe. Nkomeje kubifuriza gukomeza kugira pasika nziza, kandi no kugira no gukomeza kuva mu byaha, kuva mu bidafite umumaro, tukakira Kristo, tugatumira Kristo wenyine. Kristo niwe buye ryonyine ryangwa n'abubatsi, ariko ni ibuye rikomeza imfuruka. Haleluya! Yesu nashimwe, kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, uri ndiho kandi uzahoraho, uri umutunzi w'imbabazi, nta kijya kikunanira, mu bumana bwawe urihagije, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye rero ko watanze umwana wawe w'ikinege, akadupfira, agapfa, agahambwa, akamanuka, nuko ku munsi wa gatatu akazukana icyubahiro cyawe, akazuka ku bwacu, akazuka kugira ngo natwe tubeho. Uwiteka Imana ntuhabwe icyubahiro. Reka amaraso y'igiciro umwana yameneye ku musaraba w'Igorogota rero, ayo ngayo y'igiciro atweze, yeze buri muntu wese, amukureho umwandu wose, amukureho icyasha cyose, amukureho ibyaha byose. Uwiteka Imana, reka amaraso y'igiciro Yesu yameneye ku musaraba w'Igorogota, reka yeze abakunzi ba Ruyenzi TV, kugira ngo nabo bazaragwe ubwami bwo mu ijuru. Urakoze, ndagushimiye Uwiteka Imana. Ngaho komeza kubarengera, ukomeze kubasura uko bwije n'uko bukeye, kandi uhaze ibyifuzo by'imitima yabo. Urakoze, ni mu izina ryawe ugera Yesu wabambwe ku musaraba w'Igorogota. Amina. Nkomeje gushishikariza abantu kudukorera subscribe, gusharinga ijambo ry'Imana rikamamara. Ni ukuri muradufasha gukora umurimo w'Imana, kandi Uwiteka Imana akomeze kubaha umugisha. Nkomeza kubifuriza pasika nziza, kandi mukomeze muryoherwe n'ibihe, mukomeze munezerwe, mbifurije guhura na Kristo, mbifurije kunezerwa muri Kristo Yesu. Ndabakunda, kandi n'Imana yacu irabakunda. Amina.